Ibintu rero bibabaje biboneka ku rutoke, ikibabaje ni ukuvusha amaraso, ikindi kibabaje ni uburetwa, ikindi kibabaje ni urutoke. Icya mbere rusobanura ngo urugingo rw'umubiri, icya kabiri rusobanura igipimisho, icya gatatu ni imbaraga z'Imana, icya kane ni ikidahangarwa, icya gatanu ni ubushobozi, icya gatandatu ni imbabazi, icya karindwi ni ikizira, icya munani ni igihumanuwe, icya cyenda ni intambara, icya cumi ni uburetwa, icya cumi ni uburetwa, icya cumi na rimwe ni ubugambanyi, cumi na kabiri ni umuntu uvusha amaraso, cumi na gatatu ni ubumwe, cumi na kane ni umusozo w'ibintu, cumi na gatanu ni indahiro, cumi na karindwi ni ubuhamya, cumi n'umunani ni ubutumwa muri Daniyeli 5:10, cumi na gatandatu ni urubanza, n'icyenda ni ikintu gito. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa, senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro, nimba uri mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Twakiriye abari mu Rwanda tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, abari mu Burundi Imana ibahe umugisha, abari mu biyaga bigare mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakiye kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda kandi tunezezwa nuko mudukurikirana ku manwa na nijoro. Muri inshuti zakadasohoka abari mu Burayi ntitubibagiwe, Imana ibahe umugisha, abari muri Aziya Imana ibahe umugisha, abari muri Australia Imana ibahe umugisha, abari muri Amerika Imana ibahe umugisha cyane, abantu muri Canada turabasuhuje, Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda kandi muri inshuti zakadasohoka. Kuko mura kuri kamera gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibiro. Aho Dogiteri Maramutse neza, amakuru y'imisi turakomeye. Imana igumugisha rero, watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubwira ijambo ryawe, utuyobore kugira ngo ribashe gufasha imitima ya benshi abaryumva bari mu turere dutandukanye, kandi mugere ubugingo kubw'isezerano ryawe ngo tugende mu mahanga yose duhindura abantu kuba bigishwa bawe. Iri jambo ribashe guhindura kugira ngo abantu bose bitwa bigishwa bawe kandi bazasoza urugendo rwo kuraga ubwami bw'iteka mu izina rya Yesu, amen. Pasiteri, uyu munsi se ikintu Imana yagushize ku mutima ugiye kutugezaho niki? Ngiye kubagezaho ijambo rivuga ngo urutoke. Pasiteri, ukivuga ukiraho, ese urutoke niki? Urutoke ni urugingo rw'umubiri. Urutoke ni urugingo rw'umuntu, ni urugingo rw'umubiri w'umuntu. Nose ko hari intoke, haba intoke nyinshi, hari urutoke rubava mu rutoke rw'Imana n'urutoke rw'abantu, bitandukanye gute? Hari urutoke rw'umuntu ruri ku mubiri w'umuntu nkuko ijambo ry'Imana ritubwira, ariko hari n'urutoke n'ubundi rusobanura urutoke rw'Uwiteka. Nukuvuga ngo nibyo tugiye kuganiza bene data badukurikira uyu munsi wa none. Ikaze tugiye kubanza gusoma igitabo cyo Kuva 8:12 turageza kuri 15. Kuva 8:12 kugera 15 twumva bavuga, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe ukubita umukungugu uhindukinda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungugu, inda ziba mu bantu no mu matungo, umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhindukinda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, barogeresha uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoke rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. Imana nanjye umutima wa Farawo kugira ngo igwize ibimenyetso. Uyu munsi turaganira urutoke, ahangaha bavuze urutoke rw'Imana. Kuko rero tubizi urutoke ni urugingo rw'umubiri. Ingingo ya mbere ni urugingo rw'umubiri. Twajaga dukora amarushanwa yo kuvuga amazina y'intoke, tukavanga uyu ni Meme, mukuru wa Meme, musumba byose, ingubitarukoko, ngufi murizo. Noneho rero izi ntoki uko ari 5 ziri ku biganza bibiri, ikiganza kimwe kikagura intoke 5, ikindi kikagira 5, akaba arizo zisoza ikiganza. Iyo bavuze ngo ikiganza ubundi ntabwo ari urushi, hari ikiganza hakaba n'intoke. Intoke ni ingingo zisoza ikiganza, byaba bibumbiye ama bikitwa urushi. Ubwo ahangaha rero tugiye kureba urutoke ni iki. Urutoke ni urugingo rw'umubiri.
ariko ku ngingo ya kabiri muri Yeremiya ibice 52 umurongo wa 21 urutoke ni igipimisho. Ico gipimisho gipima santimetere 2 na milimetere 225 nukuvuga ngo santimetere 2 na milimetere 225 nizo zuzuye igipimo cyitwa urutoke. Urutoke rero bagikoresha mu gihe cyo gupima iyo ari ikintu cujuje ubwo burebure bwa santimetere 2 na milimetere 225 babyita urutoke. Ingingo ya mbere urutoke ni urugingo rw'umubiri, ariko ingingo ya kabiri muri Yeremiya 52:21 urutoke ni igipimisho. None ingingo ya gatatu urutoke hano bisobanura ngo imbaraga. Gatatu imbaraga, ubwo twasomye ngo iki nta kindi kibiteye. Uwiteka Imana yari maze gutuma Mose na Aroni ngo bakorere ibitangaza imbere ya Farawo, ariko Uwiteka aravuga ngo nzanangira umutima wa Farawo kugira ngo ngwize ibimenyetso. Ikimenyetso rero yakoreye kuri Farawo cya gatatu, ijambo ry'Imana rivuga ngo hatera inda. Icyago cya mbere amazi yahindutse amaraso, icyago cya kabiri igihugu cyose cyuzura ibikeri, icyago cya gatatu hatera inda, icyago cya kane haba ibibugu, icyago cya gatanu ni indwara y'iragara cyangwa muryango, icyago cya gatandatu ni ibisebe, icyago cya karindwi ni urubura, icyago cya munane ni inzige, icyago cya 9 ni umwijima, icyago cya 10 ni urupfu rw'abana b'imfura. Ubwo noneho rero Imana igeze ku cyago cya gatatu hatera inda. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni ngo arambure inkoni ye ayikubite mu mukungugu. Arayirambura ayikubita mu mukungugu, umukungugu wose uhinduka inda. Inda zuzura mu gihugu cyose zija ku bantu no ku matungo. Abakonikoni ba Farawo baragerageza kuko baramenyere gukora ibimenyetso n'ibitangaza, bagerageza gukoza ikintu carwanya inda, bagerageza no gukubita inkoni hasi kugira ngo nabo babone ko babona inda, ariko birabananira. Maze abakonikoni begera Farawo bya bati rero iki nta kindi ni urutoke rw'Imana. Urutoke rw'Imana ntabwo ari nk'urw'abantu. Anga urutoke rw'Imana rwasobanuraga imbaraga zayo, nta kindi gikoze ibi, nta kindi cananira abakonikoni kereka urutoke rw'Imana. None urutoke ku ngingo ya 4 ahangaha usomye Kuva ibice 31 umurongo wa 18 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ku musozi Sinayi ati amaze kumuhereza ibisate by'amabuye byanditsweho ibihamya byandikishijwe ngo urutoke rw'Imana, urutoke rw'Uwiteka. Ukubanga ibihamya bibiri yari amategeko 10. Ayo mategeko 10 Imana yahereye Abisirayeli ku musozi Sinayi, yaravuze ngo ntimukagire izindi mana mu maso yanjye, ntimukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa isi gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka, ntimukabyikubita imbere, kuko Uwiteka Imana yanyu ndi Imana ifuha, hora abana gukiranirwa kwa base, kageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, kababarira abankunda kandi bitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza abo bibihe igihumbi. Iyo ni itegeko rya kabiri. Itegeko rya gatatu riravuga ngo ntukavugire ubusizina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Itegeko rya 4 riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abarikoramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa undi munyamahanga wese uri wawe, kuko mu minsi 6 ni Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, aruka ku wa 7 nico cyatumye aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iryo ryari itegeko rya 4. Itegeko rya 5 riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramwe mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Wubahe so na nyoko. Itegeko rya 6 ntukice. Itegeko rya 7 ntugasambane. Itegeko rya 8 ntukibe. Itegeko rya 9 ntugashinje mugenzi wawe binyoma. Itegeko rya 10 ntukifuza inzu ya mugenzi wawe, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe cyangwa ikindi kintu cye cyose cya mugenzi wawe. Ayo yari amategeko 10 Imana yita ibihamya biri ku bisate by'amabuye, noneho ngo yandikisha urutoke rwayo.
hariya urutoke ku ngingo ya 4 risobanura ngo ikitavuguruzwa. Urutoke ni ikitavuguruzwa. Hariya noneho 5 urutoke ingingo ya 5 n'ubushobozi. Yesu amaze gusengera umuntu wari ufite dayimoni utera uburagi, noneho abanzi ba Yesu baravuga ngo nta kindi gihaye Yesu ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni, ngo ahubwo ngo ni Beelzebulu. Yesu aravuga ngo niba Beelzebulu ampa imbaraga zo kwirukana abadayimoni, abana banyu nibo baha imbaraga. Nuvuga ngo babivugiye batyo kuko bavuga ko ibitangaza n'ibimenyetso Yesu yakoraga biheshwaga n'umwuka wa Satani wa dayimoni. Ubwo hano noneho rero Yesu aravuga ati kimba ubushobozi ni Imana, ntabwo ari imbaraga z'abadayimoni. Ubwo imbaraga z'Imana, ubushobozi bisobanura ngo urutoke. Urutoke hariya rero muri Luka 11:18 birahari. Ukuvuga ngo urutoke bisobanura ngo ubushobozi. 6 urutoke rusobanura ngo imbabazi. Mu mabwiriza yo gutambira Uwiteka, umutambyi yarazaga yiyejeje wese agakoza urutoke mu maraso, noneho akasiga hera Uwiteka. Hariya 6 urutoke bisobanura ngo imbabazi. 7 urutoke bisobanura ngo ikizira. Hariya ku ntoke muri Samweli ya 2:21 havuga ku muntu wari ufite intoke 5 ariko akagira n'uturegeya. Twaturegeya tukaba nk'urutoke rwa 6. Nuvuga ngo iyo haje urutoke rwa 6 biravuga ngo ni ikizira. 7 urutoke ni ikizira. 8 urutoke ni igihumanuwe mu Balewi 14:16. Aravuga ngo umutambyi iyo yabaga akojeje urutoke ku muntu uhumanye ariko yabanjije gukoza urutoke rwe mu maraso, uwo muntu abahumanuwe. Urutoke rero ni ikintu gihumanuwe. Urutoke ku ngingo ya 9 ni intambara. Muri Zaburi 144:1 avuga ngo wigishe amaboko yanje n'ibiganza byanje n'intoke zanje kurasana. Nuvuga ngo wigishe intoke zanje kurasana bisobanura mu Gifaransa les doigts. Ahangaha wigishe ibiganza byanje, amaboko yanje, intoke zanje kurasana. Zaburi 144 umurongo wa mbere ni intambara. Urutoke ni intambara. Ingingo ya 10 urutoke ni uburetwa. Salomo amaze gutanga, abasaza bakuru b'Abisirayeli bahamagaye umuhungu witwa Rehobowamu, baramubwira batumva rero wowe nta kindi cyaturemereraga n'uburetwa bwa so Salomo. Nugabanya imisoro ukagabanya ikiboko, natwe turakwamamaza kandi urasimbura ku bwami so, urafata ingoma ya so. Ariko Rehobowamu aravuga ati ntabwo nabasubiriza ahangaha, mwe mwabanye na data koko, ndabanza kugisha inama abasore. Aragenda baje inama, amaze kubabwira ibyo abasaza bamubwiye baramubwira ati bagushutse. Abasaza bakoranye naswo baragwijije, none twe tugiye kwinjira mu kazi ngo dukure ikiboko, dukureho amakoro, dukureho imisoro. Baravuga bati reka da, ahubwo kugira ngo dukwirwe dutunganirwe nuko twakuba kabiri ibyo so yakoreshaga. Narizo mpamvu yagarutse bamubajije ibyo yabonye, aravuga ngo agahera kanje kazaruta ikiyunguyungu cya data. Rehobowamu asubiza abari bamutumye ngo azabagarurire icifuzo ku cifuzo cyabo. Aravuga ngo agahera kanje na agatoke gato kazaruta ikiyunguyungu. Nuvuga ngo icari igikumwe case, agatoke gato kazakirusha imbaraga. Nukuvuga ngo nzakuba kabiri uburetwa. Urutoke rero rusobanura hariya uburetwa. Yanditswe mu Bami ba mbere 12 umurongo waho ni uwa 10, bivuga ku mwami Rehobowamu mwene Salomo. Agahera kazaruta ikiyunguyungu cya data, niko byanditswe muri uwo murongo. 11 rero urutoke rusobanura ubugambanyi. Imigani 6:13 nukuvuga ngo
urutoke ruca amarenga, urutoke rurebura. Urwo rutoke rusobanura ubugambanyi. Abantu bashobora kuganira bakoresheje intoke, bakavuga ibyo basezeranye bakoresheje intoke, ariko urutoke ahangaha rushobora gukoresha mu bugambanyi. Hara mu Migani 6:13 aravuga ngo abaca amarenga, abavuga mu buryo budasobanutse, abo ngabo bagakoresha intoke kugira ngo bakore ubugambanyi. Intoke risobanura ubugambanyi. 12, urutoke rusobanura umuntu uvusha amaraso. Muri Yesaya 10:12 kugera ku murongo waho wa 20 haravuga ngo ibiganza by'Abisirayeli bitewe n'ubugome bwabo byuzuye amaraso. Ariko muri Yesaya 59:3 haravuga ngo urutoke rusobanura ngo umuntu uvusha amaraso. 13, urutoke rusobanura ubumwe. Havuga hambira intoke zawe. Mu Migani 7 umurongo wa 3 urutoke rusobanura ngo ubumwe bw'abantu. Iyo abantu bishize hamwe, iyo abantu bateraniye hamwe kugira ngo bakore umurimo basangiye, bambara imbaraga zo gutunganya ibyo bagamije gukora, urutoke rusobanura ubumwe. 14, urutoke rusobanura umusozo. Byavuze ku bwami bune. Hariya muri Daniel 2:34 haravuga ngo ngiye kubona nyuma y'ubwami bune, nyuma y'ubwami bw'Abakarudaya, nyuma y'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, nyuma y'ubwami bw'Abagiriki, nyuma y'ubwami bw'Abaroma, ingoma yari igiye guhangura ubwami bune. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ngiye kubona mbona ibuye rimanuka ku musozi kandi ridahiritswe n'intoke z'abantu, riraza ryikubita ku birenge bya ca gishushanyo, kiramenagura ibyuma n'ibumba birasandara. Hariya noneho rero urutoke rusobanura ngo umusozo w'ibintu. Urutoke rusobanura ngo umusozo w'ibintu. Hariya 15 urutoke rusobanura ngo indahiro. Umwana w'ikirara agarutse kwa se, yari yaraye ibintu bye byose, yari yarasabye umugabane we umukwiye, aragendeja mu gihugu ca kure, asiga mukuru we na se na nyina. Aragenda arabyaya arabimara, ubukene buramufata agira ubwoba, ariko nyuma yisubiraho aribwira ati ko data afite abagaragu, nshatse sinasubirayo ntamfate nk'umwana we, ahubwo nkamusaba kugira ngo anyite nk'umugaragu we. Ico gihagarutse rero ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Isa mubonye a distance kure arishima cyane, aranezererwa cyane, ararika abantu, akoresha umunsi mukuru, aramwakira, amwambika umwenda uruti yindi, amwambika impeta ku rutoke. Hariya ijambo ry'Imana riravuga ngo amwambika n'inkweto. Ijambo ry'Imana hara urutoke anga rusobanura indahiro. Luka 15 umurongo wa 22 urutoke rusobanura indahiro. 16 urutoke rusobanura urubanza. Yesu yandika hasi bamuzaniye umugore wasambanye, yarabitegereje uko bamuzanye, bari bafite ubukana bose kandi bari biteguye gutera amabuye, ariko Yesu arabitegereza. Amaze kubitegereza uko bamuregaga yandika hasi. Muri komantere avuga ngo nta kindi yandikaga uretse urutonde rw'ibyaha by'abari bazanye uwo mugore, ariko bakubise akajisho basanga bose bararegwa baratatana. Amaze kubabaza ngo muri mwese utari wakora icyaha nabo wa mbere kumutera ibuye, baragenda rusorongo umwe wa mugore asigara wenyine. Yesu aramubwira ati abakuregaga bari hati ntabo bagiye, ati nanje ntabwo nguciriyeho iteka, genda ntugasubire. Kwari kugira ngo Yesu none amwereke urukundo, abashe kubasha kumukura mu byaha, ariko abari bamurega bose bari bagiye. Yesu ntabwo yaciye urubanza nk'umuyuda. Yacu urubanza nk'abayuda ari kuvuga ngo ngaho mumutere kuko yafashwe, ariko yacu urubanza nk'abanyamahanga yari kuvuga ngo mwamufatanye nande. Ariko Yesu yari afite ubuhanga burutu bw'abanyamahanga, Yesu yari afite ubuhanga burutu bw'abayuda. Aravuga ati muri mwese utarakora icana abo wa mbere kumutera imbuye. Bagenda urusorongo, baragenda umugore asigara wenyine. Na Yesu aramubwira ati nanjye ntabwo nguciriye witeka, ahubwo genda ntugasubire. 16 ni ukuvuga ngo urutoke rusobanura ngo urubanza, kuko Yesu yandikaga hasi n'urutoke. Muri Yohana 8:6 urutoke rusobanura urubanza. 17 urutoke rusobanura ubuhamya. Yesu amaze kuzuka
bababwiye Toma bati Yesu yazutse umwami Yesu arabati gisinda byemera kereka bagiye gukoza urutoke mu nkovu ze kareba koko kwari byo ico cari gihamya cyagombaga kumwemeza ko Yesu Kristo kuko yazutse ariko Yesu aramubwira ngo hego wizera atabonye ariko Tomasi yashakaga igihamya nubanga urutoke Yohana 20:25 rusobanura ngo ubuhamya mumpamirize koko urutoke rusobanura kumpamiriza cyangwa ubuhamya 18 urutoke rusobanura ubutumwa umwami w'i Babuloni Belishazari yaterekesheje umunsi mukuru arari kibikoma ngoma azana abagore be bose n'inshoreke none abantu bari igihumbi bakome bari bateraniye mu birori bye nuko baranywa batangira kunezerwa ariko amaze gusogongera ijambo ry'Imana riravuga ngo atuma ku bikombe by'Uwiteka byanyazwe i Buyuda ibyose Nebukadinezari yatinye arabihamagaza araza babisangiza n'abagore be n'inshoreke ze baranywa barahaga maze baridegembya ariko nyuma yaho abona ikiganza urutoke rwandika ku rusika amagambo akurikira ashushanyaga ubuhanuzi bw'igihugu cy'abakarudaya rwandikaga ngo meni tekere Ufrazini urwo rutoke rwandikaga ntirwagiraga umuntu rwari rwonyine maze Belushazari arahubangana aterwa n'ubwoba Belushazari yatinyutse ibyo Nebukadinezari yatinye aterwa n'ubwoba ijambo ry'Imana ravanga amavara ko bangana bashaka abakonikoni n'abacurinye n'abapfumu Daniel aza kurotora izo nzozi niwamubwiye ngo meni isobanura ngo Imana yabaza imyaka umaze kungomishiraho iherezo tekere wapimwe mu gipimo usangwa udashitse none Ufrazini ubwami bwawe buranyazwe kandi buragabwe bugiye guhabwa abamedi n'abaperesi ahangaho urutoke rwashushanyaga ubutumwa urutoke 19 ruvuga ngo ikintu gito cyane umukire na Lazaro bamaze gupfa umukire yari yabaye mu buzima bwiza bunejeje ku isi ariko arapfa noneho umukene nawe aja mu gituza ca Aburahamu ariko ubwo umukire yatakaga ari mu mworera aho yari yaragiye amaze gupfa ababazwa yahamagaye Aburahamu nabyo ngo sogokuruza Aburahamu bwira Lazaro ngo akoze isonga ry'urutoke mutuzi antonyangirize kururimi ngo kuko ahangaha ndababazwa cyane hari urutoke n'akantu gato atonya urutoke isonga ry'urutoka arikoze ku mazi maze amanurira igitonyanga c'amazi kururimi ndababazwa cyane haraya urutoke rusobanura ngo akantu gato cyane muri Luka 16:24 16:24 urutoke icyambere rusobanura ngo urugingo rw'umubiri icya kabiri rusobanura igipimisho icya gatatu ni imbaraga z'Imana icyangwa kitavuguruzwa wa gatanu 10 ushobora kuba rero warose inzozi ushobora kuba weretswe ukabona umuntu agutunga urutoke impamvu dusobanura aya magambo urutoke aho rwanditswe muri Bibiliya nugira ngo tumenye niba warose ari umuntu ugutunga urutoke cyangwa warose ari umuntu utunga urutoke cyangwa warose ubona intoke utekereze ibihe byawe urimo uvuge ati niba ari ukubonekerwa niba ari uguhishurirwa niba ari ukwerekwa niba ari ukurota niba ari ikimenyetso Imana imanurire nk'igitangaza gishaka kunsobanurira ubuzima mpagazemo ndabimenya nkurikije ubusobanuro bw'ijambo urutoke rero ibice 19 rusobanuye nibyo twahoze dusobanura ahangaha urutoke mwitondera urutoke rurimo ibyiza n'ibibi kuko niba rurimo kuvusha amaraso ariko rurimo n'imbabazi niyo intambara rukamo uburetwa ariko none rurimo n'ubushobozi kandi rukabamo n'ubutumwa rukabamo ubuhamya ariko rurimo urubanza hari ibanza ahangaha hari ibinejeje ikindi kibabaje n'ubugambanyi ariko hari ikinejeje ahangaha nuko urutoke rw'Uwiteka ari imbaraga zayo nuko urutoke ari ikintu kidavuguruzwa mu mateko y'Uwiteka nuko urutoke ari ubutumwa bwiza Imana ishaka kugeza ku bantu bayo kugira ngo ibahishurire ubwiru bwayo nuvuga ngo niba ari ubutumwa bwiza Imana ishaka kugeza ku bwoko bwayo igakoresha urutoke hariya bisobanura ngo ubutumwa bwiza
igakoresha ikimenyetso, igakoresha igitangaza, cyangwa ikakuzira mwiyerekwa mu nzozi, cyangwa mwishurirwa, cyangwa kubonekerwa, ibyo byose bishobora kugira icyo bisobanura haje ishusho y'urutoke. Bene data batwumva uyu munsi wa none, nubona urutoke uzasoma aya magambo twaberetse mu jambo ry'Imana. Nubona urutoke uzabitekerezeho ukurikije ibihe nawe urimo. Ubona urutoke uzareba ubusabane ufitanye n'Imana muri ibyo bihe. Imana izagushoboza kandi ubona ubusobanuro bukwiye, kandi ubutumwa bwiza buzavamo buzagufasha. Imana idusange twese n'abumva aya magambo urutoke. Mugende muzirikane aho mutekereza hose n'ibyo mubona byose ku rutoke. Rusobanura ibintu 19 nk'uko twabisobanuye. Buri wese ashobora kubonamo icye, akabonamo inyigisho zimwerekeye, akabonamo ibimureba, akabonamo ibimwigisha, akabonamo ibimukebura, akabonamo ibimuyobora. Imana yacu dusange uyu munsi wa none. Murakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Pastor urakoze, Imana iguhe umugisha. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, tugusaba gukanda subscribe, ukore comment, ukore share, ubutumwa mubugeze ku bandi muzaba mugize neza. Pastor, washobora gutanga nimero zawe za telefone bashobora kukubonaho? Abifuza kumenya no kubaza ibibazo, nimero ya telefone ni 0786696620. Abifuza gusaba ubusobanuro barebe kuri iyo nimero barabibona. 0786696620. Murakoze. Ni Pastor Mpazibego bagejeho ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Pastor, abantu bagenda batwandikira bifuza kubona inyigisho zanyu, bazishaka. Hari abantu bifuza igitabo cya Yohana, hari abifuza za doctrine umaze iminsi wigisha, hari abifuza igitabo cya Daniel, hari abifuza amantuze bifuza histoire de l'église. Ese bazibona gutso nyigisho? Abo bose bazibona kuri channel ya Gusenga Everyday, bazibona ku masirabisi, bakatwandikira batwohereza adresse zabo, bizabageraho. Haba kuri channel bazabikurikira, haba kuri sirabisi bizabageraho mu buryo bwa internet. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Pastor, wasoza usenga Imana? Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo abumva bari mu mahanga yose atandukanye ibashe kubakomeza, ibashe kubahumuriza. Abafashwe n'ubwo bakubyo beretswe cyangwa kubyo barose kubyerekeye urutoke, basobanukirwe kuva uyu munsi wa none ko ibyanditswe byera bibivuga byahumetswe nawe bidahinduka, ntabwo bibasha kuvugirizwa. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka Imana atanga ibihamya yandikishije urutoke rwe. Nubango ni isezerano ridakuka ku bwoko bwayo. Ndasaba kugira ngo buri wese uyu munsi ahabwe amasezerano y'Imana, kandi turusheho gutegereza twihanganye kugira ngo nagaruka mu bwiza bwa Yesu Kristo tubazabane mu bwami bw'iteka, mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Amena. Ikiganiro nawe ubutaha.